Ikaze muze dusome umwandiko, twige gusoma umwandiko tunasesengure ibihekane birimo, hanyuma tubishakire amagambo. Ndagira ngo noneho nujya usoma agakuru ugahura n'igihekane, ujye urenga rya jambo riri muri ako gakuru, ahubwo unatekereza n'irindi jambo rishobora kuba ririmo icyo gihekane. Niko gukura cyane. Uyu munsi rero tugiye gusoma akandiko kari ku ipaje 12 mu gitabo cyo mu mwaka wa 3 kitwa Indyo yuzuye. Reka dusome buhoro. Ababyeyi ba Semacwa bamenye ko afite amagufwa adakomeye, banga kuba inshanutsi ariko ntibanacweza. Bukeye bagiye kugisha inama umuturanyi wabo. Yabagiriye inama yo kumugaburira indyo yuzuye. Yababwiye ko batazirengagiza kumuha inshyushyu, intabire n'imbuto. Igikoma bagitekeshaga ifu baseye ku rusyo. Nyina yabaye intyoza anamushakira indyoshyandyo zikwiye. Bagaburiye Semacwa, bidatinze amagufwa ye arakomera. Ubu Semacwa yatangiye ishuri aca ukubiri n'indwara. Wabyumvishe ko tumaze gusoma agakuru. Iyo dusoma gutya ni uburyo bwo kugira ngo wowe ubonye ku nshuro ya mbere iri jambo ariko ukaba warakunze gukurikira ibihekane, ndagira ngo bigufashe gusesengura no kumenya kugendana no gusoma. Hanyuma wowe uko ugenda usoma ujye ugenda wongera umuvuduko, ku buryo uzajya wubahiriza ahari akabago ugahagarara, ahari akitso ukitsaho akanya gato, hanyuma ugakomeza. Ikiruta byose ufata ikaramu n'ikaye ukandika agakuru ukagasoma witonze. Wakoze cyane, Imana y'amahoro ikwishimire. Ibihekane rero birimo harimo nk'igihekane ndya twarakibonye, bya, cwa, nya, fka, nga, nshya, cwa, nya twayivuze. Ubwo ndi kugenda kuri buri jambo ngenda ndeba igihekane kirimo. Ndya twayivuze, nga twayivuze, nshya, nta, mba, kwa nayo irimo, nza, fka, sha, ndwa mu ijambo rya nyuma ryitwa indwara. Ibi bihekane byose mvuze nawe ugenda ubisesengura kugira ngo buri gihekane nibura ugishakire nk'amagambo 2 kandi uyasome neza. Wakoze cyane.